Nongeye kugusuhuza cyane inshuti ya DNA Ministry aho uri hose aho muherereye amahoro Imana itanga nabane namwe ikaze nanone kuri DNA Ministries. Iki ni igice cya kabiri tugiye kuganira na Claude nkuko mubona ku mashusho yanyu. Twabanye nawe mu gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye duha ubuhamya bwe, imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, uburyo Imana yamukijije uburagi, uburyo yaraye muri toilette. Ubwo buhamya murabuzi, numva buduteye amatsiko cyane. Rero niyo mpamvu twongeye kumutumira kugira ngo atuganirize noneho mu buryo burambuye bw'ubuhamya bwe, urugendo yagenze, urugendo yabanyemo n'Imana. Claude, karibu kuri DNA Ministry. Urakoze kunyakira Rugaba. Imana iguha umugisha kongera kwitabira ubutumire bwacu. Ni by'agaciro gakomeye cyane. Ngira ngo ubwo heruka hano watwigishije ijambo riri muri Matayo 15 umurongo wa 13 tuvuga ngo igiti cyose kitatewe n'Uwiteka kizarandurwa. Yesu ashimwe. Amen. Ni ijambo nongeye no kuvuga ngo nubwo garutse hano ariko ndakibuka igice cya mbere cy'ikiganiro twaganiriye. Nibaza impamvu igiti cyose cyatewe n'Uwiteka ko ntacyo kizaba, ariko kitaratewe nawe yuko kizarandurwa. Ubu rero nabigerageje kubishyira mu buzima busanzwe, ngira ngo tubiganireho ngendeye ku buhamya bwawe, aho Imana yakuvanye n'ibintu Imana yagukoreye. Nshiraho mfata igiti ngihindura nk'umuntu. Ndavuga ni umuntu wese wavuzweho n'Imana, umuntu wese Imana yavuzeho, nubwo hazi bimeze bite yuko nta hantu azajya. Niko ngewe nashatse kubivuga. Noneho mbujyana mu buzima bw'ibiti mu ishyamba. Hari uburyo haza umuyaga karundura, hari uburyo hagwa imvura nyinshi, imvura irimo n'umwuzure, kandi iyo mvura iguye igwira mu ishyamba ryose. Ariko muri iryo shyamba harimo ibiti bibiri bitandukanye. Hari igiti cyatewe n'umuntu, hari n'igiti cyatewe n'Imana. Icyatewe n'umuntu cyose kizarandurwa, ariko igiti cyatewe n'Imana naho kizaba. Ndakeka ari cyo bashaka kutubwira. Murakoze. Kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina, muranyemerera twongere dushime Imana, dusenge. Niba munyemereye nasenga. Twubaha Imana, dusenge twese. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze muri twe. Wongeye kutugirira neza, uciye inzira turatambuka kugira ngo tugaruke kuri umurongo, twongere tuganire ku ijambo ryawe, twumve icyo dushakaho mu gihe cya none. Nubwo ibihe bikomeje kuba bibi, ariko ukomeje gutabara abera bawe. Turakwinginze rero iki kiganiro tugiye kuganira twese abadukurikiye kibafashe, kandi natwe ubwacu birushaho kutugira umumaro wo kubasha gukomera mu bwami bwawe. Urakoze Mwami Yesu, dushyigikire kubw'imbaraga zawe, kandi buri muntu wese uri budukurikirane muri ubu buhamya mu tugiye gutangira naho turi buze gusoreza, reka utubere ibyiringiro, kandi buri muntu wese abo gufashwa nawe, kuko twebwe ntabwo twamenye igihagije ubwoko bwawe budukurikiranye, ariko wowe ubasha kubimenya. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimye rero kuje kubana natwe kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwamamara mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze wabisubiyemo kandi unabivuga neza Rugaba. Hanyuma ubushize twaganiriye ku ijambo rivuga ngo igiti cyose data atateye kizarandurwa. Twabaye mu buzima bukomeye, ari nabwo buhamya mwumvishije bumwe twagiye ducagagura turezima, ariko ndashaka kubabwira ngo uyu mwanya no ku bantu baduteze amatwi, narishatse kuvuga ngo igiti cyose data wabivuze. Tubanze mu mubiri, mu buzima busanzwe, mu ishyamba y'imvura iguye, ibiti bimwe biragwa, ibindi bigahura n'inkubi y'umuyaga, hakabamo n'ibindi biti bisigara bihagaze byemye. Suko ibisigaye bihagaze, suko bitahuye n'uriya muyaga, suko bitahuye n'umuyaga, ahubwo biterwa naho umuzi ushoreye. Narishatse kuvuga ngo iki hariya mu buzima busanzwe dufite abantu bari mu ishengero, kandi tubafitemo ari benshi, baje kubw'abantu, abandi baza kubw'ababahamagaye, abandi baza kuko ari Imana y'ubwayo ibahamagaye.
narishatse kuvuga ko igihe kigeze kandi gisohoye kugira ngo abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka nibo bana b'Imana irimo kwishimira mu gihe cya nona. Rero igiti cyose data atateye kizarandurwa. Icyo data atahamagaye ngo ashyire mu nzu yawe bati wagitiwe ninjye ukwihamagariye wowe uri Claude ninjye uguhamagaye jya mu murimo wanjye nzabana nawe nzakugirira neza. Umuntu wese utarahamagawe n'Imana ngo Imana imuvugeho imubwire ngo mwana wanjye nzabana nawe, igihe kirageze ngo abantu bave mu byo bibwira bashaka ubwami bw'Imana bigishoboka. Abantu bari mu bipindi byo hanze ahangaha birimo gukwiragira, ariko ndashaka kubabwira abaduteza amatwi igiti cyose data atateye kizarandurwa. Ndizera ryo jambo twavuzeho ariyo jambo twashushe nk'abaganiraho cyane, aho Yesu yageze abigishwa bakamusanga bakamubwira ati nyamara ya magambo igihe yari urimo kuyavuga muzasome muturutse hejuru. Yesu yatangiye ababwira ati mwandyarya mushimisha iminwa yanyu ariko imitima yanyu imbaye kure, avuga amagambo menshi akomeye. Ageze hariya 13 avuga ngo maze abigishwa baramwegera bamubaza ati uzika abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo. Nibwo yabashubije ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Bivuze ngo uri muntu wese uri mu murimo w'Imana akaba atarahamagawe n'Imana, igihe kirageze ngo avemo, hanyuma uwahamagawe n'Imana akore yisanzuye. Nicyo narishatse kuvuga. Yesu aguhe umugisha. Amen. Muri iri jambo ari ahantu Yesu yavuze ngo intumwa zaramubwiye ngo ziko abafarisayo batashimishijwe n'amagambo wavuze, kuko yari yakubisa ababaza, yavugaga ingeso zabo mbi. Reka noneho ngewe mve ku bafarisayo ngaruke mu gihe cya none turimo. Tugeze mu gihe cya nyuma aho abantu baryoherwa no kumva icyo bashaka kumva. Rimwe na rimwe wavuga ijambo ry'Imana cyangwa wakwigisha abantu ijambo ribwira umuntu kwihana cyangwa se rivuga ikimana ivuga, nibabyemera ahubwo bagashaka amagambo abanezeza. Turi mu ijambo rivuga ngo igiti kitatuwe cyose kizarandurwa. Bivuga ngo rero uwo muntu reka tumwite igiti, ariko ifumbire akeneye yo kugira ngo kibe cya giti kiri mu mizi, kiri mu butaka butoshye, kiri mu butaka bukomeye, siyo fumbire ari guhabwa. Bamwe bari gushaka ifumbire inezeza imitima yabo, abandi bari gushaka ifumbire inezeza amatwi yabo. Abantu nk'abo wababwira iki? Urakoze. Abantu nk'abo baduteze amatwi cyangwa se hari icyo bakeneye ku Mana barimo gushaka ibanezeza mu matwi yabo, nababwira ngo bareke ibyo bibwira, kuko amazi si yayandi. Tugeze mu gihe cyo koga amagaze, kuko twabaye mu gihe kinini bakakubwira ngo nyamara waretse ibi bakabigira iby'imikino. Nk'uko Nowa byamumereye bati Nowa dore utuye umusozi kandi nta mvura ihabiri nta n'umwuzure wahatugeraho, ariko Nowa yari yamaje kumva ijwi ry'Imana. Nubwo tubanye n'abantu benshi mu nzu y'Imana bariho barashaka ibinezeza imitima yabo, ariko iki gihe turimo si igihe cyo kunezerwa, kuko ni ibihe bikomeye. Icyo nabwira abantu bahamagawe n'Imana cyane aribo nibandaho ni ukubabwira ngo nimurwane mujya mbere, kuko imbere aho tujya ni heza. Nubwo duhura n'ibihosho, nubwo duhura n'ibikomeye, n'abatubanjirije nimusoma Bibiliya niko byabagendekeye. Bahuye n'ibibabaza imitima yabo, bamwe babateka mu mavuta, abandi barundwaho amabuye, ariko babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kubasatiriye. Rero abantu bahamagawe n'Imana, bavuzweho n'Imana, buriya uko byasa kose umuntu wahamagawe n'Imana n'uwahamagawe n'abantu n'uwihamagaye iteka, uwihamagaye n'uwahamagawe n'abantu abangamira uwahamagawe n'Imana. Ariko ndashaka kubabwira ngo igihe kirageze ngo data agire ibintu avugurura mu murimo wayo. Igihe kirageze ngo yongere afate umwanya wo kwitegereza ubwoko bwayo, nubwo ibi bihe tubicamo bya none. Ariko ndashaka kubabwira ngo Imana ifite umugambi mwiza wo kongera gutongora ibintu bimeze nk'urukungu byagiye mu murimo wayo, kugira ngo Uwiteka bishyirire ku ruhande. Kandi igihe kirageze kugira ngo ibitashyitse bitwikwe,
bishyitse data yongere abahireza imbaraga, ndavuga abarokore cyangwa se abana b'Imana abahamagawe n'Imana by'ukuri, bakumva ijwi ryayo ribahamagara ko ati mwana wanjye ngwino nzakugirira neza, nzabana nawe. Dufite abantu benshi twabonye muri Bibiliya Imana yagiye ihamagara ikabaha n'imbaraga zo gukomera. Natwe twese niba twarahamagawe n'Imana koko tukaba turi muri eglise tubayemo aho uri naho ndi, twese Imana yaraduhamagaye, komera kandi ushikame. Ikindi nabwira umuntu wahamagawe n'Imana, nubwo afite ibimubangamira byinshi kandi ahura n'amashuri menshi abandi batabasha guhura nayo, nashaka kukubwira ngo wowe rwana intambara nziza yo kwizera kandi urushaho kurwana ujya imbere. Imana iguhe umugisha. Imana ikugirire neza. Hanyuma reka ninjire rero mu buhamya. Hari na bagiye babyibazaho buriya buzima bwo kwihangana, umuntu ari mu kigeragezo ukarara hanze ukihangana, ukarara muri toilette ukihangana, biriya bintu imbaraga zituruka hehe? Zituruka mu kwihanganira ibitugerageza, ni nako Bibiliya ivuga. Biravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero ukwihangana ukanemerwa ni ikindi kintu gikomeye. Habamo kwihangana, hakazamo kwemerwa, hakazamo n'ikamba. Rero ikintu cyitwa kwihangana nicyo kintu cyashoboje mu by'abantu bumvishije, ndetse hari n'ibindi byinshi twagiye tubonamo Imana iraturengera, ihagarara ku buzima bwacu mu buryo bwari bukomeye. Imana irangije izana ubwiza bwayo, y'ubwayo irabutwambika kugira ngo izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro. Nta kindi kintu cyatubashije kwihanganira biriya byose uretse imbaraga z'Uwiteka. Ni Imana yaduhaye imbaraga zo kwihangana. Ntabwo navuga ngo ninde, kuko hari aho nageraga njye ubwanjye nkavuga ngo birandangiranye ndapfuye, saho gusa. Hari aho nageze ubuzima buracanga, njya kuba munsi y'ikiraro kandi senga Imana. Abantu benshi bashobora kwibaza ati se mbese umuntu usenga Imana ashobora kugera kuri urwo rwego? Ubundi Imana igucunda igushakamo amavuta y'itara yabundi irakomeza igacunda. Ndashaka kubwira umukristo cyangwa se umurokore uneza amatwi, Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Iyo uzaba ukomeye ikunyuza mu bikomeye. Rero izi ntambara duhura nazo za buri munsi, cyane cyane mu murimo w'Imana, niho hantu nasanze hari intambara zikomeye. Ariko ndashaka kukubwira ngo abantu bari hariya hanze nta kintu Satani abashakaho, ahubwo abantu bari mu nzu y'Imana, abantu badeviye ku isezerano rya Satani, bamucitse isezerano rye bakaba batarimo kuryubahiriza, nibo banaza noneho akabati ngewe rero sindi bushaka kugukura mu itorero, ahubwo ndashaka kugukoresha kandi unaririmo ukanga mwene so ntugire urukundo. Ariko Imana yongera igaruke ku murimo wayo, igaruke no ku bantu bayo. Nicyo kintu nabasha kuvuga cyane gikomeye. Igikomeye nabwira abantu, nababwira ngo mutunge umutima w'imbabazi ube muri mwebwe, kuko biravuga ngo utazababarira mwene se no mu ijuru nta mbabazi azahabona. Mbere ya byose fondateri, nubwo wahura n'ibiguca intege gute, ariko gira umutima w'imbabazi. Rero ndashimira Imana yamaye imbaraga zo kwihangana, kandi na bugingo n'ubu turakomeje. Murakoze. Ndacagaruka kuri rya jambo, igiti cyose kitatewe n'Uwiteka kizarandurwa. Birumvikana. Ariko ndi kwibaza ubu aka kanya hari umuntu udukurikiye wumva ubuzima Claude yanyuzemo, kurara munsi y'ikiraro, kunyura muri ibyo bintu. Uvuze ijambo rikomeye. Muri iki gihe abantu barashaka kuba bakomeye, ariko ntabwo bafite imbaraga zo guca mu bikomeye, cyangwa se suko badafite imbaraga zo guca mu bikomeye. Barashaka kuba bakomeye, ariko ntabwo bashaka guca mu bikomeye bibahindura ukomeye. Aho ni habarimo gutinzira y'umuhamagaro cyangwa icyo Imana ishaka ku muntu. Buri muntu wese afite buryo ki abyumvamo, ariko kimwe cyo nabwira abaduteza amatwi, Imana ni umubyeyi. Bibiliya iravuga ngo nkunda mu gitabo cy'imigani, yaranditse Salomo aravuga ngo nkunda kandi abashakana umwete bazambona. Abantu bashakisha Imana umwete, abo ngabo nibo bazayibona. Kandi muri iki gihe cya none Yesu
yabwiye Nyamutunzi aramubwira ati nibyo koko amategeko yose yo kwirinda warayubahirije, ariko hasigaye rimwe, genda ubanze ugurisha ibyawe nurangiza ubifashisha abakene ubone unkurikire. Hanyuma ngo Nyamutunzi arangije, umusore ngarangije ngagenda asubira inyuma, agenda kinyuma arigendera. Ariho Petero yahitaga abaza Yesu, aramanga ngo harya ko twebwe twasize ibyacu n'abacu tukagukurikira ubundi bizagenda biti? Ariko Yesu yasubije Petero ijambo ry'ubuzima, aramanga ngo Petero, uwasize byose kubw'ubwami bw'Imana akiri mu isi azakubirwa ishuri ijana. Ikibazo aramanga ngo kandi ikirenze kuri ibyo azahabwa n'ubugingo buhoraho. Abantu benshi rero bari hanze ahangaha barimo barashaka gukubirwa, ariko ikintu cyitwa ubugingo bakagishyira kure yabo, kandi igikuru cy'ingenzi ni ubugingo buhoraho, gushaka ubwami bw'Imana. Rero abantu bavuye mu byizerwa, ariko iki si cyo gihe cyo kuva mu byizerwa, ahubwo nicyo gihe abantu bakagombye kuba mu mwanya w'aho Imana ibashaka. Abantu bataye inzira, ariko nubwo bimeze gutyo, hari ikintu Yesu yakongera gukora ku buzima bwabo kandi ibintu bigahinduka. Icyo nabwira abantu b'Imana rero baduteze amatwi, ndashaka kubabwira ngo mukomere kandi mukomerere mu mwami Yesu. Ibyo mugerageza gukora byose mubanze Yesu imbere, kuko nubwo ubwo buzima bwose nabunyuzemo, ariko nabunyuzemo aho nari maje kubera umurokore Imana inyujije mu ishuri ryayo. Rero abantu bariho barakwepa bagenda bakwepa, ariko na mahoro y'umunyabyaha niko Yesu avuga. Icy'ingenzi icyo Yesu adushakaho ni uko ubugingo bwawe n'ubwanjye wuneza amatwi bwaba buzima. Imana ishimwe. Muririmbyi yaravuze ngo abo bera baziranenge nibo bazabona Imana. Umuziranenge, umuntu wababariwe ibyaha, umuntu udafite umutima umucira urubanza, uwo ngo niwe uteguye kubana n'Imana karamata. Rero ibintu abantu bahugiyemo bashaka kwinyurira inzira zabo, suko ibyo ngibyo byose muharanira mutabigeraho, ariko kubaho Uwiteka nicyo kintu cya mbere. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwemerere Yesu abe mu mitima yanyu, ibindi byose Data azabikora. Hari ikindi kintu numva ndi kwibaza, ari ukuntu ubuzima tubamo kigeragezo ukibana nacyo ugasenga pe, uri mu kigeragezo ukagisengera, ukajya imisozi n'imisozi ukagisengera, aho kugira ngo igisubizo kize, aho agahita hinjiramo ikindi kigeragezo nk'inshuro ya kabiri. Urugero rworoshye, wasenze Imana uryamye muri toilette uyiraramo rimwe kabiri gatatu, uyivamo ujya kurara munsi y'ikiraro. Bivuga ngo nubwo wimutse muri toilette, ariko n'ubundi wimukiye munsi y'ikiraro. Ibanga ryagukomereje aho hantu nehe, kuko hari umuntu aka kanya wahuye n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro, aringinga Imana ngo Imana imuhe urubyaro. Havuyemo ikigeragezo cyo kwinginga Imana ngo imuhe urubyaro, hinjemo ikigeragezo cy'induru y'umugabo, ubwo nta magambo, cy'induru y'imiryango, umugore utabyara irukane, intambara zije mu rugo, umugabo nta kimushaka aramutera umugongo. Izo mbaraga zo, iryo banga Claude yabanye naryo muri ubu buzima bwo kuva mu kigeragezo winjira mu kindi, irihe banga wasangiza umuntu udukurikiye rikamufasha? Ubundi rugaba, gusenga niwe muti wa mbere ushoboka uriho. Gusenga Imana, ukegera imbabazi z'Imana, ukongera ukinginga Imana ikabana nawe. Nta kindi kintu cyamaye imbaraga zo kwihanganira ibyo byose, kandi nari ifite umuryango, nari kuba nanavuga ngo reka ikintu bamoraga cyane nuko nari narabaye umurokore, naravuye mu idini, naravuye mu idini babagamo, hanyuma nkajya mu barokore. Icyo kintu banzizaga cyane, abandogaga, abanyangaga, abanyirukankanaga yo nagiraga mu muryango, nicyo kintu cyonyine bamoraga. Hanyuma ariko Imana ni nziza, ndayishimira, yabanye nanjye kandi irankomeza, imbaraga zo kwihanganira ibyo ngibyo byangeragezaga. Hanyuma ikintu navuga ngo ni iki kintu cyankomereje aho ngaho, waruvuze gusenga, imbaraga z'amasengesho. Uko nagendaga mura n'intambara, niko nagendaga nisunikira mu masengesho. Rimwe nasenze n'amasengesho ngewe yo kwica n'abati busi y'indya, fata iminsi 3, fata umunsi wa 4, fata umunsi wa 5, narya nanywa ngeza ku minsi 7. Ubundi hari ubuzima nahuye n'ubuzima bukomeye, ntago nakirijwe mu idini rya DPR, nakirijwe muri rindi torero. Hanyuma iryo nakirijwemo nahuriye muri intambara
ziruta izo kuba umuryango wanjye bene mama cyangwa se aho navukiye kuba baranyitaga ikinyendaro ko nari uwabo. Noneho ninjiye mu nageze mu rusengero ngewe numva yuko kwinjira mu rusengero ari bwo ngiye kuba mu mahoro, ngiye kuruhuka, cyane ko na pasiteri wambatije yarambwiye ati aba bose ureba, aba ni bakuru bawe, aba ni barumuna bawe, aba ni bashiki bawe, aba ni ababyeyi bawe. Ndebye umuryango wicaye mu rusengero ndavanga abangaba mbaye mbafite ndi Claude nta kintu ushobora kubura, babaye ari babyeyi banje ari iki. Hanyuma uko nibwiraga siko nabibonye, ahubwo nabatijwe ari ku wa gatandatu, ku cyumweru ku wa mbere umuryango wanjye uhita unyirukana. Nibwo natangiye kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo, njya kuba mu rusengero nabatirijwemo, ndugezemo rumva narugezemo ku wa mbere nibwo natangiye kururaramo. Ku cyumweru baraterana, inama iraterana, barambwira ngo urusengero Claude ni urwo gusengeramo ntago ari urwo guturamo. Imana ima imbaraga, urumva nari nyiri umwana mu gakiza, nari maze icyumweru urebwo mbatijwe mu mazi menshi, nari guhita nasubira n'inyuma mfata ibintu birandambiye, ariko Imana yamaye umutima wo kwihangana cyatewe n'Imana, kuko nani ndi mu muhamagara Imana yashakagamo, ari Imana yari imamagaye ikamamagara ndi ikiragi, ikama kuvugira mu murimo wayo. Noneho nizera ndavuga ngo uko byasoko ikintu cyasunikiye mu kubana n'Imana, singire undi murongo camo ngo nge kwirengera mu bundi buryo, nuko Imana yari yamvugisha, ariyo yamvugishije y'ubwayi kambwira ngo ni nanjye uguhamagaye ngwino nkorere. Noneho gusenga rero, noneho muri iyo minsi narasengaga, nkasenga nkabwira Imana ati Imana ndengera. Imana ima imbaraga zo kwihangana, kuko nari igiti cyari cyaratewe n'Imana aho ngaho mu urwo rusengero. Mura n'intambara, barambwira inama irateranira, barambwira ati rero Claude urusengero rwo gusengeramo ntago ari rwo guturamo, ushakisha ahantu ho kujya kuba. Nibwo rero byanyobeye, ndatangira nkararaguza iyo mbonye hose, ariko mbona Imana indengera muri byose. Imana inyambika izindi mbaraga, mbasha kubona ineza y'Imana. Imana indengera muri ibyo bibazo byose, guturuka mu rusengero. Hanyuma mura n'intambara zikomeye z'abanyedini, ariko utararengaho ihangane kuguca mu ijambo kugira umuntu udukurikiye asobanukirwe neza. Uhunze mu rugo, uhunze imiryango, ntabwo wari uhunze kuko hari ibyatuma guhahunga umerewe nabi. Noneho uhava ukomeretse, birumvikana. Winjiye mu rusengero ukomereka kurushaho. Bivuga ngo hari n'abantu ubu ngubu bari kutwumva bakomerekeye mu rusengero. Gira ikintu umubwirira abantu bavuye mu miryango banzwe, bavuye mu isi y'ibyaha, bakomeretse, bakaza bazi ko mu rusengero bazahasanga ibintu byose arimo amawararaye, ahubwo bagera mu rusengero bagasanga harimo ibintu bikomeretsa kurenza ibyo basize inyuma. Wewe wagira ubuntu ijwi ry'Imana rirakuvugisha. Hari abakomereka bataragera ku kigero cyo kumva ijwi ry'Imana ribavugisha, bamera isomo rimwe abo bantu. Ikintu nabasha kubwira bene data ari n'abazaza mu nyuma cyangwa se n'abandi badukurikiranye, birashoboka kuba hari n'uwakijijwe yagera mu rusengero yahura n'intambara z'abanyedini akavamo akirukanka bati n'ubundi aho narindi niho hari hamesheje amahoro. Nago ngo ari we muti w'igisubizo, abantu bashakira ibisubizo aho bitari. Ikintu rero nabasha kubwira bene data, njewe urumva nari ifite impamvu zituma nguma kuri Yesu. Icyambere yaramaye kuvuga, nari maze igihe kinini navuga, ndumva ashobora kubona bimaranye mu mezi nk'atatu. Urumva ni igihe kinini wari usanzwe uvuga ukabona utavuga. Hanyuma Imana imbona, Imana ingirira neza, ndavuga mvuga ari Imana ari ubwayo irambwira ngo mwana wanjye ndakwikirije kuko nkukijije. Icyo gihe ndabyibuka basengera umukozi w'Imana pasiteri wasengeye icyo gihe yahise ambwira ati wowe Imana iragushaka, ariko nubwo igushaka urumva nari umugaturika nazi ngo Imana ivuga ite, nareba pasiteri bati se pasiteri niwe Mana, ariko Imana iriho bayizera. Haleluya. Imana ibasha gukora. Imana ikintu cyafashije muri urwo rugendo, nawe n'ibikomere by'imiryango, mura n'ibikomere by'abosanze mu idini, ndakomereka kandi nareba ngasanga nabanyacyubahiro, nta muntu wa rubanda rugufi rwigeze runkoraho, kuko rubanda rugufi bamwe nari muje nabibibazo, yari itorero rima abantu b'imbabare bakubiswe bafite ibibazo impande zose, nawe washakiraho 500 ngo uyabone byako kanya. Ari itorero ry'imbaba, ari idini ry'imbabare, ari abantu mbese ubona
babana bameze ukundi kuntu. Hanyuma rero abimberemo ndani nibo bandwanyaga, kuko niba navuga ngo babonaga icyo nzaba cyo, sinzi ikintu cyatumaga njyewe ndwanywa, ariko burya ngo ahakomeye niho hava amakoma. Icyo nicyo kintu nabasha kubwira bene data, ahakomeye niho hava amakoma. Iyo uzaba ukomeye nawe uhura n'ibikomeye kandi bikakwigisha. Iryo ryari ishuri ryanjye nari kugomba kwiga kandi nkabana naryo. Nubwo narigize icyumweru kimwe cyangwa se umwaka umwe, nararyize ndakomeza ndaryiga paka mu myaka 3 mbana naryo iryo shuri, kandi ndi kugenda mbundabunda hirya no hino, ariko mbona Imana inabara, Imana irandengera. Rero umuntu nabwira uri mu kibazo icyo ari cyo cyose, waba ubuze urubyaro, waba arabuze urubyaro, ese warubona ukagira intambara zo nawe yanakura cyangwa se akubona arakunaniye, haba se ari zo mu rugo bwite cyangwa se z'itorero bwite, ariko banza umenye ngo mbese ndi mu muhamagaro ndi mu mwanya waho Imana ishaka. Nicyo kintu wakagombye kubanza kumenya. Hanyuma intambara urimo uracamo, ikintu cya mbere cyo kwibaza, icyo nicyo kwibaza cya mbere. Banza wibaze ngo mbese nibyo njyewe ubwanjye nizaniye? Ese iri shuri ndimo niryo nihamagariye, niryo Imana impaye kugira ngo ndyige? Ese niryo Satani aza? Ubundi hari ishuri umuntu ubwe yizanira, hakaba n'ishuri Satani ubwe amuzanira, hakaba n'ishuri Imana yo ubwayo ari yiryizana ikavuga ati ni kugira ngo mbashe kukugeza hariya, ni uko ugomba kwambuka iyi nyanja kugira ngo uzashyikire kwa kira gitangaza cyawe. Urabanza ucanga, ubanza usobanuza Imana mu rugamba urimo urarwana, mu bikugosa ubonesheje amaso yawe, mbese uri kumwe n'Imana. Nusanga utari kumwe nayo, wongere usubire ukubita ibipfukamiro hasi, ubwire Imana ngo nyemera mu rugamba ndimo kurwana, ubane nanjye mu rugamba nahuye narwo. Imana yambaye bugufi, nicyo kintu cyatsindisha cyane ko nari ndi umwana mu gakiza, yambaye hafi kuko yari izi icyo nzaba cyo mu kindi gihe kizaza. Na bugingo n'ubu impamvu Imana igihagaze ku buzima bwacu nuko yabanye natwe guturuka mu itangira ry'agakiza kacu kugeza na bugingo n'ubu. Imana yahagaze bugufi bwacu. Ubundi isengesho rya mbere nabanzaga gusenga, iyo najyaga no gusenga, iyo natekerezaga yuko ko ntacyo maze mu muryango nta nicyo ndicyo, narabanzaga nkabwira Imana ngo Mana, imbaraga zo kwihanganira umuryango wanjye, imbaraga zo kwihanganira ibirimo kumbaho aka kanya. Imana irafasha imbaraga koko. Uko nasengaga, urumva narasengaga ati imbaraga Mana ndengera muri iki gihe gikomeye, nubwo bimeze gutya nanubwo nari nzi gusenga, napfaga gusenga mbivangavanga, nkabivuga ngo Mana ndengera hano umuryango wanjye ume kubabarira. Ariko nubwo nabivugaga mu mutima wanjye numva ari ibyo kuvuga aho ngaho nyine mu magambo, bitanashoboka nareba intambara ndimo ndarwana nazo. Noneho ngera ku rwego rwo kubabarira umuryango wanjye, ahubwo ndavuga ati none se n'abantu b'abarokore bazi gusenga, bazi Imana, nibo bantu bashobora kuba bambereye gutya ahantu ari nzi ko nje kuruhukira. Noneho mu kubyibaza gutyo, ndabyibuka twari turi mu masengesho, njye narakijwe, bahita bankavaringira mpita njya mu mirimo, najya numva ko ari nacyo kintu cyafashije cyane. Nahise njya mu magurupe yo mu rusengero, urumva nanaho kuba nari ifite. Kuwa mbere nasengaga, kwa kabiri nasenga. Ikintu nkuyemo aho ngaho, mu ntambara zose umuntu yacamo, icya mbere ni ukumenya icyo kigeragezo urimo aho gituruka, ku bushake bwawe cyangwa ku bushake bw'Imana, cyangwa se ku bw'amakosa wakoze ukaba uri muri icyo kigeragezo. Ikindi cya kabiri cyagufashije, umaje kumenya aho ubushake bwawe buri, wumva wiyunze n'Imana, umeze neza n'Imana yawe, wakoze umurimo w'Imana, wabaye iruhande cyane rw'Imana. Ubwo icyo nacyo ni icya kabiri cyafasha umuntu muri izo ntambara, kuba mu ruhande rw'Imana cyane. Yego. Aha twari turi mu masengesho umunsi umwe muri groupe nari ngiyemo, kuko urumva narasengaga iminsi yose, nabaga no mu rusengero, urumva nabaye mu rusengero ndumva mu gihe kingana n'ibyumweru nka 2 gutyo. Hanyuma ariko ndi mu magroupe yo mu rusengero, kuwa mbere twarasengaga, kwa kabiri y'umudugudu akaba, kwa gatatu tukararamo, kwa kane hakararamo na groupe, kwa gatandatu nanone groupe ikararamo. Noneho aho hantu hose nahise niyandikisha kujya muri ayo magurupe kugira ngo nyabemo, noneho mbe nabona ko naruhukiramo, naboneramo agahenge. Kuko nubwo nasengaga
ikintu hanyuma cyafashije no gusenga Imana no kuba mu magurupe menshi, cyo nari nakibabwiyeho. Hanyuma twari nari ndi muri groupe imwe ndimo ndasenga, ndabyibuka twari tugiye nko mu saa 5 n'igice bishyira saa 6, umuhanuzi ajya mu mwuka, agiye mu mwuka arahanura, arangije aravuga ngo yewe Claude, nubwo ubona wanzwe n'imiryango, naho wari utegereje uburuhukiro ukaba ntabwo ubonye, ariko ndi Imana ifite uburuhukiro. Noneho icyo gihe nari nangiye gusa nkaho nangira kumva ko Imana ivuga, nangiye kubona ko Imana nge nkunda. Imana ivuganye nanjye iryo jambo ko ifite uburuhukiro, ko Imana izangirira neza, izama amahoro yo mu mutima, numva bimesheje izindi mbaraga. Ndavuga ngo niba narabuze uburuhukiro mu bavandimwe mvukana nabo, nkaba mbubuze naha ngaha nicaye, ese wowe Mana, wowe ufite imbaraga, ufite uburuhukiro iwawe? Nanjye ndavuga ngo reka nkomeze ndasenga Imana impa imbaraga zo gukomera, mbasha no kwihangana ibyo byose byanzagaho, mbasha kubyihanganira. Imana impa imbaraga, nabugingo n'ubu ndashimira Imana. Imana guha umugisha. Muntu dukurikiye kuri DNA, wumvishe ko si ubwa mbere y'amagambo avugiwe hasi, ubwa mbere yumvishe. Mu nzira zose urimo zibigeragezwa, mu nzira zose urimo zigoye, ubona biteye ubwoba, bibabaje. Uyu mugabo arakubwiye ko yaraye muri toilette, yaraye mu kiraro, yaraye impande n'Imana, ariko kimwe mu bintu byamukomeje, icyambere ni ugusenga, icyakabiri ni ugukora umurimo w'Imana. Mu bintu byose ukora ugaha Imana umwanya, gusenga ubudasiba, aho niho hari igisubizo cyo kukuvana muri izo nzira. Kuro tugana ku musozo rero, ndabona ufite Bibiliya mu biganza, watubwira ijambo uri kugufasha muri uyu munsi, muri ibi bihe turimo, cyangwa se wumva Imana ashize ku mutima wawe. Urakoze. Abadukurikiranye, ndifuza ko tusangira ku ijambo niritoya ariko rikubere rigari muri wowe kandi ryongere ryaguke. Ni ijambo dusanga muri Yeremiya ibice ni 40 n'umurongo waho wa 4. Bibiliya iravuze ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora, nkuvaneho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugirira neza, ariko nutabishaka urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. Imwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo akanya gatoya. Ushobora kwibaza ngo ni kuki somya aya magambo. Twahuye n'ibikomeye, ariko Imana iduha imbaraga zo kubyihanganira no gukomera mu Mwami Yesu. Aho ngaho na mwubwo buhamya bwose twagiye tuvugamo, nahuye nabonyemo ukuboko kw'Imana, mbona Imana indengera, inkura mwubwo buzima budafite ishusho, Imana indemera ubuzima bufite ishusho, ndayishimira. Nabayeho mu mateka akomeye, ariko icyo nabasha kubwira buri muntu wese uzareba iki kiganiro tugiranye, Yeremiya, uyu ni Yeremiya, aya magambo yandikwa yarari mu bihe nawe bitamworoheye, mu bihe by'urugamba, ariko aravuga noneho rero uyu munsi, haleluya, ni igihe yari mu nzu y'igikari cy'imbohe, ari kingeneye mu nzu y'igikari cy'imbohe. Hanyuma arangije Uwiteka cyangwa se ijwi ry'Imana riramugena, ngo noneho Yeremiya we, noneho rero uyu munsi ndakubohora, nkuvaneho iminyururu. Umuntu ashobora kugenda aboshywe, umuntu ashobora gusenga aboshywe, umuntu ashobora, nanjye nabaye mu icyo gihe cyo gusenga mboshywe, mba mu buzima bukomeye, mfite umutima winangiye. Iyo miryango ari imiryango y'iwacu yanyangaga, numva nayibabarira, nabo ngabo bafashije kwiga ishuri, nabo numva nabababarira. Ariko igihe kigeze cyo gukora kw'Imana, Imana irasanga irambwira ngo, Claude, nubwo usenga, ariko menya yuko nta mutima w'imbabazi ufite. Nubwo uri aho ngaho, umenye ko ukiboshe, burya ntukibwire ko wabohowe, ahubwo uracyaboshywe. Noneho Imana ikazaza imbwira ngo, mwana wanjye, gira umutima wo kubabarira, gira umutima wo ubabarire bene so, ubabarire wasanze mu rusengero, ubabarire, utunge umutima w'imbabazi. Rero ubwanjye nkavuga ngo, nabasha kubabarira umuntu ute wavuze
ni ibintu byinshi bikomeye, ariko mbasha kubana n'Imana, ndasenga uko ndimo ndasenga, Imana ikambwira ngo nubwo usenga ariko menya kugifi kukiboshye uracyaboshye. Nanjye ndumva ashaka kubwira abantu bafite imitima iboshye batarimo kubabarira bagenzi babo. Njyewe uyu munsi wa none ndashimira Yesu yamaye umutima w'imbabazi utura muri njyewe. Numvaga ko umuryango wanjye nta mbabazi nta niki, ariko aho tugeze ni heza, ndashimira Imana. Ba bandi banyitaga ya mazina yose ntago bakiyanyita, kuko babonye ko navuyemo umuntu w'umumaro, mvamo umuntu wo kwifuzwa y'inama zigiye guterana. Nanjye barambwira ati dufite inama iki gihe niki, nanjye nkazibonekamo, kuko babonye yuko nanyuze mu ruganda kandi ngatozwa n'Uwiteka, Imana ikameramo imbaraga, nanjye indemera ishusho nta shusho nanigira, indemera ubuzima nta buzima nari ifite. Urumva naciye muri ayo makorosi yose yo kuba hirya no hino, nkarara mu biraro, nkarara hehe, nkarama, ariko Imana irandengera imbaraga zo gukomera no ku munsi mubi. Hanyuma rero iri jambo ndisomeye iki? Mbwira abantu bafite imitima yinangiye batarimo kubabarira, ni mubabarire. Nubwo waba abantu bafite utuntu bakigenda, nubwo babaye mu madini, nubwo bariho barasenga, ariko bafite ibintu byice mu mitima yabo. Icyo kikwicayemo nicyo shaka kugira ngo wongere urandure muri wowe, wongere uvane muri wowe, wanje usenga Imana iguha imbaraga muri iki gihe cya none cyo gukomera ku rugamba urimo, mu ntambaro urwana nazo, zaba ari iz'idini, zaba ari iz'umugabo, zaba ari izo mu mpande zabo mwadikanyije se. Ndashaka kubwira ngo komera kandi ukomere umutima. Igihe cyarageze, habaho igihe cyo gutanga amasambu iminani, abandi barabahereza, ngiye barameza bati reka, ariko igihe gikwiriye cyo gukora kw'Imana kigeze. Imana nanjye ndemera mu munani irambwira ngo n'umwana wanjye wihungabanywa n'inkubi y'umuyaga uvuga ngo bizakugendekera bite, njyewe ndi Uwiteka ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Imana rero ndayishimira, yakoze iby'imbaraga, yakoze ibikomeye. Nanjye umutima wanjye aka kanyamagaza hano urishimye. Imana yangiriye neza. Abandi babonye iminani ababyeyi babo babahaye, nje barameza, barambwira ngo ngiye nta munani ngomba kubona aho ngaho, kuko nari icyo ngicyo nyine, ariko Yesu arambwira ngo ngiye ubwanjye Uwiteka nzakugabanira. Ubu ndashimira Imana, hanyuma ya bwa buzima nabayemo na rya shuri nabayemo, Imana nanjye yarangabaniye. Ubu nanjye nuye mu mujyi wa Kigali, ndashimira Yesu. Amen. Haleluya. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite nibyo bizatuma umusigi dutambikira, nimukomerere mu mwami. Ariko ikintu cyashoboje, Imana yarambwiye ngo mwana wanjye, igihe kirageze ngo ngugirire neza. Ndimo ndasoza, kubwira ko Imana yanabaye. Imana yarambwiye, narasengaga ariko afite umutima winangiye nk'umwe Farawo yari afite, umutima kutababarira. Nabona umuntu nkumva ndamwanze, kandi tubana mu rusengero, nkumva amateraniro yaterana, nkasohoka iteraniro ritarangiye kubera mvuga ngo badasohoka bakaza kusuhuza. Narabaye ikihebe mu rusengero, nawe uvuga kubw'intambara nahuye nazo. Ariko Imana irambwira ngo igihe mwana wanjye Claude, igihe cyo kukugira neza kirageze, none ndakugirira neza ugifite umutima ubu ukomeye gutyo. Imana irambwira ngo gira kubabarira, nanjye nkugirire neza. Hanyuma nangira gukora urugendo shuri rwo kubabarira, sanga umuryango wanjye nishyiraho ibyaha, ndababwira ngo ku byabaye byose ndababariye, n'Imana yo mu ijuru nanjye ibababarire nanjye. Hanyuma ndashimira Imana ko Imana yabaye bugufi bwanjye, ikandengera mu bikomeye, ikama imbaraga zo kwihangana, kandi nkabasha kubana n'Imana. Imana ikandengera no mu bikomeye. Hanyuma mu mutima w'imbabazi ndasenga Imana, nafashe igihe cyo gusenga Imana. Naga ari ibintu umuntu yakwishoboza mwene data, kuvuga ngo ngufashe wakugire nabi umuhaye imbabazi, ni ikintu gikomereye umuntu uwo ari wese w'umurokore. Ariko ndashaka kukubwira ngo banza wemerere Yesu agendere muri wowe, ubanze umwemerere, umubwire ngo Yesu, njyewe ntacyo shoboye, nta n'icyo nashobora, sinabyishoboza, ariko we washoboza nashobora. Imana ishimwe. Imana rero niyo yo kuduha umutima w'imbabazi, kuko abantu benshi barasenga ariko kubabarira bibabaye kure. Ariko niba hari ahantu ushaka kugera kure hashoboka, banza utunge umutima w'imbabazi. Igituma abantu batarimo kwakira ibyo Imana yabavuzeho cyangwa se ibyo Imana yababwiye, nuko imitima yabo ikinangiye, ibabwira kumanuka bakazamuka. Ariko wowe urimo neza amatwi, tunga umutima w'imbabazi muri wowe. Imana nanjye yarashoboje, mu mutima w'imbabazi mbasha kubabarira bose, nabo mu idini ndababarira. Imana ingira neza na bugingo n'ubu numva afite umutima ukeye. Maje kubabarira nicyo Imana yankoreye igitangaza. Maje kubabarira yarambwiye ngo igihe cyageze, noneho nanjye nguye ku masezerano n'ibyo nakubwiye. Imana ihita imeza ikibanza mu mujyi wa Kigali, kandi atari umunani mawe n'ababyeyi, ahubwo Imana irangabanira. Irambwa ngo
mwana wanjye kubw'umutima kubwo kubabarira bene so nanjye Uwiteka ndakurengeye ngukuye ku musozi w'igisuzuguriro. Imana inkura kuri wa musozi, ikibanza, Imana mu buryo, Imana imbaraga, Imana irandengera ikoresha abakomeye. Imana yakoresheje abakomeye abari bazi ubuzima mbayemo, uwumvishije ko nabonye ikibanza agira umwete n'ishyaka, unzaniye ibati, unzaniye umaye amafaranga atigenda ubumbisha amatafari, ugize gute. Ndashimira Imana. Imana yambaye bugufi muri uyu mwaka wa 2020 nibwo Imana inyubakiyemo inzu mu mujyi wa Kigali. Nanjye Imana nangiye kubona ku masezerano y'Imana y'iki Imana yamvuzeho. Ibyo ni iki kintu cyatumye bigerwaho, ni ugutunga umutima w'imbabazi, mwumva ko mbabariye bene data. Niba nawe ushaka kugira kure hashoboka, Bibiliya yavuze ngo noneho nawe uyu munsi wowe wumvishije iki kiganiro uyu munsi none ukaba wumvishije ubuhamya bwa Imana idukuye. Bibiliya yavuze ngo noneho uyu munsi ndakubona, n'uyu munsi wumvishe ikiganiro, uyu munsi ndakubohora, muvaneho iminyururu iboshye ku maboko yawe. Nushaka ko tujya niba Babuloni uza tugende nzakujyana neza, ariko nutabishaka wirorere. Bibiliya yavuze ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Data arifuza kukurengera, Data arifuza kukugira neza, ariko banza wongere uce bugufi imbere yayo. Wowe udafite umutima w'imbabazi, wowe udafite umutima wo kunyura, ongera ubwire Yesu yongera guhereza imbaraga. Icyo nicyo kintu nari ndimo nakubwira turimo turasoza. Kandi ikindi utunge kunyurwa, iby'Imana iguhaye byose unyurwe nabyo, kuko ubushake bw'Imana, icyo Imana igambire ku buzima bwawe ni icyiza ntago ari ikibi. Icyo nicyo nari ndimo nakubwira. Mwifurije kongera kwakira izindi mbaraga. Nawe wasubiye inyuma, haracyariho gutabarwa kw'Imana. Ndashaka kukubwira ngo nago uragera kure, aho Imana itakugarura, ahubwo ugarutse wowe ukaba ngo ndashaka kubana nawe, ndashaka kugendana nawe, ndashaka gushyigikirwa nawe. Ongera ugarura ibyiringiro muri wowe, wongere ushake mu maso h'Imana bundi bushyashya. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, ndifuza ko dusenga Imana. Wowe wari ufite umutima wo kutababarira, yaba ari umuryango wawe, yaba ari aho washatse se, yaba ari mu ntambara duhura nazo mu madini tubayemo, ndashaka ko dusenga Imana, ukandi ukongera ukizera ko Imana ishobora byose, yaguhereza imbaraga zo gukomera. Nubwo ibihe bitoroshye, tujye gusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana nyeneye imbaraga zawe, nyeneye kurengerwa nawe. Munyeme dusenga Imana. Mana turagushimiye kubw'imbabazi zawe, izina ryawe ni umunara muremure umukiranutsi ahungiramo agakomera, niko Salomo yakuvuze. Dusengeye abantu bawe abaciwe intege kubw'abandi batakiri mu murimo wawe, kugira ngo wongere ubagarure, kugira ngo bongere basubizwe mu ibyiringiro, kugira ngo bongere baremerwe amateka mashya ku buzima bwabo. Dusengeye abafite intambara izo bahuye nazo mu madini babayemo, mu baturanye, mu nshuti no mu miryango. Rwana intambara nziza ku buzima bw'abadukurikirana, kandi buri muntu wari wese uri uduteza amatwi numuhe kunyurwa nuko abayeho. Imbabazi z'Imana zimugote, kugirirwa neza imbabazi zawe bibe ku buzima bwacu. Turagushimiye Mana, rengera abasubiye inyuma, girira neza bakubaha n'abakwizera, kandi bakigushikamishije umutima. Abo ngabo nubarengere baba amahoro. Haleluya. Bakomeza imitima yabo re kuyihe gukomera. Twese muri umwanditsi aravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, muri iki gihe cy'intambara, muri iki gihe cy'akaga gakomeye, nuduhishe, nudukingirize. Haleluya. Utubere ku rugamba, utubere umutabazi, utubere umurengezi. Buri muntu wese, yaba ari umukobwa ufite igikomere cy'amateka, yaba ari umumama ufite igikomere cy'amateka, yaba ari umusore ufite igikomere cy'amateka, yaba ari umugabo, buri ngero zose turasenze kugira ngo wowe urebe ibikomere by'abantu bawe, nurangiza ugende ubyomora. Haleluya. Niko Dawidi yavuze, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka apfuka inguma z'abanyamibabaro, yarangiza akabakiza. Kiza bakubaha n'abakwizera. Buri muntu wese uteza amatwi iki kiganiro tugize ahangaha, buri muntu wese kimuhindure, kigira ahantu kimuvana, kigira n'ahantu kimugeza. Tubisabye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amena. Imana ibahe umugisha. Amena. Imana ibahe umugisha.